Kuri iyi nshuro noneho abapiyoniya babonye inkuru nziza ku mushinga wa Pi Network. Mu by'ukuri ni byinshi twagiye tuvuga muri umushinga wa Pi Network, ariko aka kanya nibwo nabona amakuru meza abapiyoniya bashobora kwicara bakayakurikirana batuje bakumva umushinga wabo ugeze. Iyo urebye ibintu byose byagiye bitambuka mu mushinga wa Pi Network, kuri iyi nshuro byibuze ubona ko Pi Network hari urwego rurenze bamaze kwinjiraho. Reka twikomereze. Pi Network yamaze kwinjira mu rwego rushya rw'isi ya crypto, icyo twita web free. Iyi web free ni urwego rurenze aho umupiyoniya wese ashobora no kwishimira iki kintu. Abantu benshi batekerezaga ko Pi Network ari app yo gucukura Pi gusa, niko abantu babitekerezaga. Ariko ubu ibintu byahindutse, ibintu byahinduye isura cyane. Web free n'ama smart contract ibi biraza gukora ibitangaza mu mushinga wa Pi Network nk'uko Ethereum byagenze cyangwa se uko yagiye bigenza igahita ifata isi ya crypto. Murabizi ko Ethereum na rimwe muri coin zimeze neza kuri uru rwego rwa cryptocurrency. So ibyerekeye n'agaciro ka Pi ari nako kagena cyangwa se gahita gashyiraho price cyangwa se n'ubundi. Yes, iyo tuvuze agaciro na price sometimes hari igihe bijya bigorana, ariko icyerekeye value na price biba bitandukanye. Value igena price. Aha niho tuvuga ngo agaciro kubera ko ya magambo y'ikinyarwanda n'ubundi biba bigoranye, n'ubundi tukongera tukagaruka ngo ku gaciro cyangwa se igiciro cya Pi. Ariko iyo tuvuze aka gaciro n'uburyo Pi Network cyangwa se Pi coin ikoreshwa, ibyo uburyo ikoreshwa bikagena uburyo yagurwamo, se iragurwa ngahe, ariko gaciro kandi tuvuga muri ndimi z'amahanga ngo ni price. So ibi byerekeye rero n'agaciro ka Pi ari nako kagena iyi price cyangwa se uko igurishwa rya Pi ryaba rimeze cyangwa uko ryaba rihagaze ku isoko. Nta gushidikanya ko kagomba guhita ko gatumbagira, kakafata, donc kakamera nka kurya tubona ukwezi. Abapiyoniya baza bari kubona price ya Pi nkuko tubona ukwezi mu kirere, ukakubonera iyo kure ubona ari ibintu birenze cyangwa se bikanganye. Ni kuri YABISO TV show, ni YABISO wanyu munywanyi wa Nsoroza Mukondo wa Semembe umwuzukuru wa Ndoba, umwe wavuze ko kuminuza ko umugore ari umugabo. Nagize amahirwe mvuka ivanjira raje mvana ivata mu kanwa, bityo mubibonye mukomeza kunyumva, ibyo nkabyishimira nkabibakundira cyane. Hahandi mbifuriza kugira Imana n'amafaranga ndetse n'ubuyobozi bwiza. Mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro, ikiganiro cy'ifaranga koranabuhanga Pi Network, isi ya cryptocurrency, faranga koranabuhanga kabisa ryubakiye kuri technology ya blockchain cyangwa se koranabuhanga rya blockchain. Ibi ngibi rero ni ibintu abantu bamazemo iminsi barwana nabyo kuva Pi Network yaza, biba rwasereri cyane cyangwa se biramenyekana cyane, biba kasa mutwe mu mitwe y'abantu, aho abantu benshi batangiye gukanguka bakamenya ko cryptocurrency zibaho. Zamweho kuko Bitcoin iyo yatangiye 2009 irakomeza, za Ethereum ziza kuza, za BNB, za Solana. So Pi Network rero ije ifata community nini cyane, abantu batangira kumenya ngo ese koko cryptocurrency ni iki. So yaje byoroshya rero ari Pi bamayiningira kuri telefone, abantu barabikurikirana, hajyama umubare w'abantu benshi cyane rero. So niba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya. Kanda subscribe we gukomeza kwitwa umuvumbyi, kandi nawe wemerewe kuba umwe mu muryango mugari wa YABISO TV show. Hano rero tuba tuza dukubita tubangura, twizanira za nkuru za ndani zimwe abandi bantu badashobora kubona. Narabikubwiye ko izi nkuru binsaba kunyura mu matiyo y'amazi mu nyanja zikomeye cyane, nkajya mu madirishya y'aba Dr. Nicolas Kokarisi, mu madirishya y'aba officials cyangwa se ya bamwe mu bantu bakomeye muri leta, cyane cyane aba ministeri b'ubukungu, nkamenya baravuga iki ku bukungu, ariko cyane cyane mu cyo twita financial technology, ku bukungu bushingiye ku ikoranabuhanga cyangwa se ku ikoranabuhanga rishingiye ku bukungu. Aha rero turaza kureba iki smart contract mu by'ukuri ni iki, kuko smart contract ni igiye guteza ikintu cya danje cyangwa se ikintu kirenze muri Pi Network. Smart contract ubundi ni programme zikorera kuri blockchain. Blockchain twarabibonye ko ni uruhererekane.
n'uruhererekane ikoranabuhanga rishingiye ku ruhererekane ku buryo atari umuntu umwe ukontorora systeme, akaba ari abantu benshi buri wese afite kode ziwe, ariko byose bigahuriza hamwe bikubaka ikintu kizima kishobora kubika amakuru runaka no kwemeza ibindi bintu turajya tugenda turebaho uko turajya dusobanukirwa blockchain gake gake. So izi programme rero zikora kuri blockchain, izi zihita zikora amasezerano cyangwa se transaction. Iyo tuvuze transaction ni bya bikorwa kwishyura no kwishyurana, kugurisha no kugura, so bigahita biba nta muntu byivanzemo, aho amasezerano ahita akorwa mu buryo buri automatique. Urugero rworoshye cyane nko bintu byo kwishyura subscription cyangwa se icyo twita abonema mu buryo buri automatically. None hano ukajya ugura abonema mu gihe runaka mwasinyanye, bikajya bigera wishyura nta kindi kivamo. Kugura ibintu online ukoresheje payi, hano murabizi abantu basanzwe mukoresha online market cyangwa se ibyo twita e-commerce, murabizi uburyo bigenda. Ukimara kwiyemeza ko ugiye kugura, director amasezerano ahita aba signed cyangwa se ahita yirema ko ugiye kugura, ko ugiye kugurishwa igicuruzwa runaka, aho kigusanga byose bikarangira ukishyura amasezerano deja bamaze kwirema. Aha ngaha rero ni amasezerano azashingira kuri payi. App zishyura abantu automatically, ibi birahari, icyo twita NFTs, icyo bita non-fungible tokens. Iyo tuvuze non-fungible tokens, hano ni hahandi nibura ni nk'ibyangombwa bigaragaza ko bigaragaza ownership. Iyi token ni yanjye, nifite uburenganzira, ntibisa n'ibindi, ntibigize gute, ni ibyanjye bifite umwihariko. So n'ama gaming nicyo twita DeFi n'ibindi. DeFi ni Decentralized Finance, aho imari nyine, aho ifaranga ryegerezwa nyiraryo, ryegerezwa umuntu. Hano rero Pi Network nayo nibyo ibirimo. Ibi bintu biteye ubwoba, ibi bintu birarenze abapioneer kubera ubumenyi buke dufite. Ntabwo ibi bintu turi kubyumva, ariko nibyo bintu bya TTGC, icyo twita smart contract. Ibi bintu bya TTGC, ibi bintu byafashe Pi Network bishyira ku rwego rukomeye cyane. Aha, ibi nibyo byatumye cyangwa se ibi nibyo byatumye Ethereum tuvuga, Solana tuvuga, za BNB, nibyo byatumye ziba coin zikomeye mu isi ya crypto. Ethereum irarenze, Ethereum irarenze rwose nyuma ya Bitcoin. Ngira ngo Ethereum nta muntu waza uyivuga gutyo gusa mu matama ari aho ngaho, reka. So noneho rero Pi Network yo yakoze iki gishya mu by'ukuri gituma turi kuyivuga muri ubu buryo. Pi Network mu mezi ashize yatangiye icyo twita protocol upgrade nshya. Ibi bya protocol nibyerekeye n'umutekano, ibi ni ibintu birenze. Yatangiye akantu karenze ka testnet ya smart contract. Iyi testnet ya smart contract subscription batangiye irarenze, iri ku rundi rwego. Ama RPC server nshya, ku buryo aba developers bashobora kubaka ama app subscription za Pi Network cyangwa za smart contract. Ibi twarabibonye ibya PyDex, aho Pi Network ishaka decentralized exchange yayo, ibyo twarabibonye. Gutegura dApps na ecosystem nini cyane, ibi Pi Network ni ibintu yamaze gukora. Hari amakuru avuga ko mainnet version 23 cyangwa se version ya 23 yazenye uburyo bwa smart contract ndetse na DEX ya Pi ecosystem. Iyi DEX nicyo kintu kirenze, smart contract nicyo kintu kirenze, nibyo byatumiye Pi Network ivugisha abantu induru. So aha rero abarambiwe bakajugunya Pi, reka mbikubwize ukuri, bashobora no kuziyahura. Reka noneho mbivuge, bashobora no kuziyahura, nta terabwoba ririmo hano. Kuko agaciro ka Pi abantu muzakabonera mu kirere, nkuko ureba ukwezi ariko ukibaza ati ukwezi nakugeraho gute. None umuntu azajya areba, atera akajisho kuri Pi Network, arebe ngo ese iri kugurwa ngahe, ese bimeze gute, ihagaze ite. Nubireba ukuntu wabirambiwe wikange, ushobora no kwikubita hasi ukagwa igihumure. Aha ntabwo nabura kubivuga, uyu mushinga wa Pi Network ntabwo ukiri akana. Ibyo reka mbikubwizeho ukuri. Niba ufite Pi zawe, reka nkubwize ukuri, niba ufite Pi zawe, icara hamwe utuze umayininge mu gihe bikiri gukunda, kuko ari igihe bitazabikunda. Ndetse nubona n'indangare uyigurire twifite uzibikeho. Ariko kandi niba ufite n'ubwenge bushobora kuba wagira gute, wakubaka application ishingiye kuri Pi izafasha abantu mu kwishyura no kwishurana, cyangwa se wakubaka business ukayishyira muri Pi browser muri ecosystem, naho wabikora. Ahantu ni uzabonera Pi. So
icyo bivuze kuri ku bantu cyangwa se ku bapiyoniya bafite Pi ntikiri mining app gusa, reka da, ntabwo Pi ikiri yo kumayiningwa gusa. Aba developer bashobora kubaka app kuri Pi nk'uko bikorwa kuri za Ethereum, bakashyiraho amagaming, ibintu by'imikino, Pi payment apps cyangwa se uburyo bwo kwishurana, DeFi platform, icyo twita Decentralized financial platforms, ahantu abantu bashobora kubonera amafaranga, ubwo ni ukukora ama exchange, ama NFT. Iyi NFT ni nabibabwiye, NFT marketplace na non-fungible tokens, aho umuntu aba afite ibyangombwa bimwereka nanjye wa nyawe mfite ownership kuri iyi token ni yanjye, ntacyo wakora. Like agaciro ka Pi ko kazashingira kuri utility cyane ko ari naho ruzingiye muri uyu mushinga wa Pi network. Murabizi utility ni izatuma demand izamuka. Nimvuga demand ni uburyo abantu bazakeneramo Pi. Ese Pi coin izakenerwa gute? Abantu bazayikenera hashingiwe ku ikoreshwa ryayo. Ese izaba iri gukoreshwa, izaba ikenewe he? Iyo niyo ya utility. Niyo mpamvu mubwira ngo kuri utility niho ruzingiye aho izakoreshwa. Rero Pi network yarabikemuye, Pi kwa timu yibanze cyane mu kubaka ecosystem, aho Pi network izakenerwa mu kugura no kugurisha bya bicuruzwa, aho business nyinshi cyane zamaze kubaka uburyo zigomba gushyiramo bya bicuruzwa abantu bakagura. Business zimwe zirimo zamaze gukora KYB, ibintu biratunganyije bimeze neza. Ubundi abapiyoniye ikintu dutegereje ni ukubona Pi kwa team bakandaho bakavuga bati dore uko ibintu bimeze, abantu nimutangire muhahe. Aho ngaho niwo dutegereje, nta kindi gikomeye. So ibi ngibi rero kuri demand yayo kwizamuka, abantu bazakenera kuyagura, tuzabona ama exchange manini cyane atangira kwilistinga kugira ngo abantu babone Pi. Aha rero smart contract nizo ntambwe ikomeye cyane kuri utility ya Pi. Smart contract twazivuze, izo zizakora gatangaza cyane, kuko smart contract ibyo ntitwabitindaho, niho ruzingiye. Tukibona ama subscription ibintu byatangiye, nk'ira subscription bari iri muri testnet, tukabona Pidex byamaze kugira aho ngaho ruzaba razingiye. Icyo Dr. Nicolas Kokarisi rero ashaka kugeraho ni iki mu by'ukuri? Uyu mugabo Dr. Nicolas Kokarisi icyambere ashaka ni abantu bari verified, ayake wayisi hagije pe. Narakubwiye ngo hagati ya miliyoni 20 na miliyoni 30 turabona full open mainnet. Nicyo giteganyijwe. So uyu wera ari gushaka abantu bari verified, abantu banyabo muri ecosystem ya Pi. Donc akagira abantu banyabo muri ecosystem, agashaka web free ikoreshwa n'abaturage benshi. Donc abaturage benshi batangire bumva icyo twita web free. Koranabuhanga kuri web free, tuve muri .com, muri web 2 ya .com tujye muri .pi. Aha niho abantu bahera bavuga ko Pi ishobora gutandukana n'izindi crypto kubera icyitwa human based ecosystem. Aha nk'ukubango abantu benshi bari muri system. Donc uyu mutipe ntihazakubitira abantu inshuro, kuba afite abantu benshi mu mushinga we bitandukanye n'izindi crypto zifite community ntoya. Uyu rero yubatse community, amenya ko ariho ruzingiye. Amurabiza abanyarwanda bakunze kuvuga ngo abantu ni ibintu. Donc yes, ibintu n'abantu, iyo ufite abantu n'ibintu bubifite, bivuze ngo ibi bintu abantu bagomba kubyumva neza, bakamenya ko uyu mutipe umuzungu yanyuze hirya, arabanza yifatira abantu arundamo, amaze kubarundamo araba verifying. So nta kintu na kimwe bazamufatisha, bazareba bavuga ati uyu mushinga abantu barimo si AI, azabereka ko bari verified, ari abantu banyaba bafite. Aha ngaha rero amaze kugatera ishota ko ngako yaragakemuye. Ari naho abantu rero bavuga bati iyi crypto izatandukana n'izindi coin kuko yo iri human based ecosystem. So ecosystem ye rero izabwayo yihagije. So aha rero benshi baba bibaza niba koko developers bazaza cyangwa se babakora ama application, ese bazakomeza baze bazubake koko, ese Pi izafunguka neza kuri exchanges cyangwa nyine kuri bari abantu bazivunja bakomeye, tuzazibona kuri Binance, tuzayibona kuri Coinbase. Abantu bakibaza bati ese smart contract zizakoreshwa cyane koko, abantu bazagura amabonema bakoresheje Pi? Ibi bintu bizakunda, ecosystem izakura nk'uko bivugwa, ese kuko nyine bizakomeza bigende gutyo? So ni ikibazo nawe ugomba kwibaza nk'umupioneer
nta muntu n'umwe ngira ngo utibaza niba koko ibi bintu bigomba kuzakora ku rwego biriho, ariko icyo nakubwira nuko aka kanya uyu mutipe Dr Nicolas Kokarisi byo yamaze kubikandagizamo ikirenge, ahubwo igisigaye nuko natwe twumva neza indimi ze, tukumva imvugo ye, ese aravuga iki, bigeze he, bimeze gute. Niho haha rero, aha rero biri umushinga wa Pi Network uraryoshye cyane kurusha nuko wigeze umera. Ne gushyigikirana n'abantu baba bari kureba gusa ngese ngaka kanya ngo kuri exchange, kuri OKX, ngo kuri Bitget, kuri Get ayonge hagaze gute, ngiri kugurishwa gute. Hariya muraza kuba mubyihoreye mw'abantu mwe, ntabwo mwabyihorera burundu, kuko aba future traders barahari, cyangwa se abantu ba tradinga forex, ari naho ibintu bishingiye. Kuri forex abantu mutazi, ibi bintu turaza gusabwa kwinjiramo tukabyiga, tukamenya ni gute bavunja ifaranga online, bagucuruza amafaranga gute, ibi bintu tukabimenya cyane ko crypto currency regulation hano mu Rwanda zahawe umurongo. Ikiba gisigaye no kumenya ngo birakoreshwa gute, leta nicyo cyonyine gisigaye, ibindi byaremewe. So abantu rero mucuruza cyangwa muzi kugurisha ibi bintu online, mumenye ko mukenewe, murakenewe ngo mutangire mubyigisha abantu babimenye, umuntu yicare afite icyo ari gukora. Noneho nk'urubyiruko muri rusange, byo kuvanga akazi karabuze, igihe kirageze ngo urwo rwitwazo rurekere. Mu gihe cyose tugifite internet ikora, igihe kirageze ngo twe kwirwa tuvanga akazi karabuze, kandi ushobora gushora n'ibihumbi 10 ugakora ukataka ikibuga ugatera imbere ukaba umuherwe. So ibi bintu rero turaza kurekeraho kujya tubivuga. Rero nshuti zanjye mudukurikira hano kuri channel yanyu, channel ya buri wese hano, channel yanjye, channel mwashyigikiye musupporting umunsi kundi ya YABISO TV show, ni munyemerere kandi mubyumve, mumenye ko turi gusatira mu buryohe bwa Pi, ndetse ibirenge bimwe byamaze gukandagira muri uyu mushinga neza, twamaze kugeramo neza. Ababyumva ibingibi bo bavuga ko nta gihe gisigaye tutarabona umusaruro ku bantu bafite izi Pi zabo. So niyo mpamvu rero mba nkubwira ngo mufite gukora subscribe, ukaguma online, cyangwa se ukaguma ukurikirana amakuru y'uyu mushinga, kuko uko byagenda kose ni neza cyane, n'uburyohe buvanze n'uburyohe. Reka nkubwire ngo twongere mu kindi kiganiro mu kanya.